Ye ntago nasubira mu cyaro. Reka. Ese nicuza ndavuga nti ibi ndi guhurira nabyo i Kigali mbaye ndi mu rugo ntago twahura. Kugira ngo urare ku muhanda ajya kurara ku kagari. Bibaye ngombwa yuko subira Huye kubera ko nubundi urabona harimo abatuye mu manegeka kandi twebwe turakode. Aya matoboze we nabarantinya. Nabarantinya ngeze barabanza akagira gutyo. Arabanza agafunga kamaye akavuga ati uriya mugabo mwitondere. Naraje mbimbaho iminsi mike nyine nabonaga n'ubundi aho nk'igihe kingarije. Naye mbo amezi 2. Aya matoboze we nabarantinya. K47 report, bringing news so fast, updates, talking entertainment that lasts, educate, inform, we keep it real. K47 report, K47 report. Reka tubaye ikaze kuri K47 report. Reka ngushimire wowe wakoze subscribe kandi nanone reka ngushimire wowe ugerageza gusangiza ibiganiro byacu ndetse n'inkuru dukora bizigiye zitandukanye ukazisangiza abandi kugira ngo zibe zabubaka cyangwa se zabagirira n'umumaro. Ni K47 report, ngewe mba ndi Nyayo Kasim. Nkuko bisanzwe iyo ugeze mu muhanda mu mihanda ya Nyabugogo ubona ikintu cya mbere ubona ni urujya n'uruza, hari bamwe baje guhaha abandi baje gucuruza ndetse haba hari n'abandi barimo gukora imirimo igiye itandukanye. Iyo rero ubajije bamwe mu baturage baba baje muri uyu mujyi baba baturutse hirya no hino, baturutse mu ntara zigiye zitandukanye, nta n'umwe ushobora kukubwira yuko igihe kizagera akaba yasubira mu ntara iwabo kabone n'ubwo ubuzima bwaba bwanze. Ku ruhande rero rw'umujyi wa Kigali nanone duherutse kumva Emma Claudine, umuvugizi w'umujyi wa Kigali, avuga yuko nimba ubuzima bwanze uri mu mujyi wa Kigali, aho kugira ngo ujye ku muhanda usabirize, afazari wagenda ukarara ku kagari kakwegereye ngo kubera yuko bafite mu nshingano kuba bagucumbikira. Abo bantu bakeneye ubufasha mu Kinyarwanda turavuga ngo ni wabuze ukugira byagucanze mu rugo gana inzego zibanze. Ni nababandi nkunda kuvuga bakunda kuza bambwira ngo babonye abantu baryamye ku muhanda, ngo hari umubyeyi umaze igihe ngarara munsi y'igiti. Please, igihe cyose byagucanze aho kugira ngo urare ku muhanda ajya kurara ku kagari. Bafite inshingano zo kugushakira aho urara iyo byanze. Hari abo rero twaganiriye hano muri Nyabugogo bakora imirimo igiye itandukanye, bavuga yuko nubwo wagira gute batasubira iwabo mu cyaro kubera yuko ubuzima i Kigali bwabacanze. Kandi rero ibyo ngibyo banabihuza na tumwe mu dukoryo cyangwa se mu tuntu tugiye dutandukanye twagiye tubabaho mu gihe bageraga i Kigali bwa mbere. Wowe se udukurikiye, ni igiki ukigera i Kigali bwa mbere? Nimba waraturutse mu ntara, ni igiki ukigera i Kigali bwa mbere wahuye nacyo kikakubera nk'agakoryo utazibagirwa mu buzima bwawe? Urakitwandikira muri comment kugira ngo udusangize ibitekerezo byawe. Hanyuma rero hari abo twaganira hano muri Nyabugogo akakubwira ati ngewe nkigera i Kigali nahuye n'abantu bameze gutya, binsaba yuko wenda ndibuze gutanga ruswa, iyo ruswa y'udufaranga kugira ngo mbashe kubajoininga cyangwa se kuba ndi kumwe nabo kuri iyo seta kugira ngo nanjye ubuzima butera imbere. Akavuga ati byaranze rero mbuza ayo mafaranga nibera marine. Byabaye ku bantu bagiye batandukanye, yaba ari abagabo cyangwa se abagore. Reka dutangire tuganire nabo. Munsi wa mbere wanjye nkigira Nyabugogo ntari mfite imikorere yo gukora, naje n'ubundi mfite akazi nkora. Ubwo ngubwo ngeze Nyabugogo nasanze harimo abantu benshi, sanga nibyo nacuruzaga abakiriya ndabafite, mbona umutekano ni wose, ariko nkabona bafatamo ibisambo bagafata abasa nabi abasa neza, bagafatana babandi nk'uko umuntu yatama akavuga turiya ni igisambo ntindamuzi ntidarashaka kukwiba, bagahita bamujyana. Ariko tugasanga ntabwo agenda yubusa, abantu bamuzi ari nk'icumi uburi igisambo. Nuko nguko ibintu bimeze, ariko muri gare ni hazima nta kibazo. Wowe nta muntu wigeza kwiba se? Nta muntu wigeze anyiba. Ni igiki kidasanzwe cyangwa se nakaye gakoryo kakubayeho ukigera Nyabugogo bwa mbere? Nkigera Nyabugogo bwa mbere agakoryo kambayeho nuko nazamutse hano hari gereza hano mu Ikorosi.
hariya bubatse amataje mu cyahafi nahasanze icyo bita akazungu, niko kantu kankosoye bwa mbere. Akazungu kamwe bacangiraga hehe hasi, akakubwira ntishyira kuri aka na kano, washyira ko ku ruhande ugasanga nta kintu kirimo, washyira ko hagati hakaba hari umuntu watirishaga inyuma yanjye, agahita avuga ati reka shyireho, kumbe bari kumwe, agahita ashyiraho 50, reka ashyiraho 30 ndaguha 60, yashyiraho agahita aribwa. Ubwo rero jyewe nashidutse sizo 20 narifite mba ndariwe ni nesesha ndaribwa gutya, ni wibeshye dore akangaka niko ari kuriraho. Ubwo icyo ni ikibiriti ndi kukubwira, nicyo bitaga akazungu. Ubwo ngubwo sikize ayo ngayo baba barayatwaye, ndavuga ati sinagenda, mpita nkuramo n'inkweto ne nambaye, niko gakoryo kambayeho, ndavuga ati mana yanjye nibi bintu bimbayeho ni ibiki koko. Nibwo jyewe nahise nkuraho inkweto nyishyiraho, nyishyizeho ndaribwa. Ndiwe abarambwiye ntishyiraho n'umupira, abadamu bari kumanuka kuri polisi niho bambwiye ni reka ntiwongere gushyiraho ibyo n'ibisamba. Bucyaye bwaho mu gitondo barasiye 3 mu gitondo cya kare, harimo na wa wundi wande baharasiye abantu 3. Bibaye ngombwa ko bavuga ngo usubire i Nyamagabe, wasubirayo cyane? niye mpamvu yatuma usubirayo? Kigali yarakunaniye. Impamvu yatuma asubira i Nyamagabe nta kibazo gihari, naho n'ubundi ni ibisanzwe imikorere irahari. Ariko n'ubundi kuza mu umujyi nta kidasanzwe kiwurimo, nubwo tuba tuwurimo tuwushakamo amafaranga, ariko n'ibyago biyatwara nabyo ni byinshi. Bibaye ngombwa yuko subira i Huye, kubera ko n'ubundi urabona harimo abatuye mu manegeka kandi twebwe turakodesha. Biramutse bibaye ngombwa yuko dusubirayo twasubirayo, kuko no muri corona twasubiyeyo. Iki gishobora gutuma ufata umwanzuro ku giti cyawe cyo gusubirayo? Iki gishobora gutuma afata umwanzuro wo gusubirayo nuko nabona i Kigali byanze, n'akazi ndi gukora kanze, ariko akazi mu gihe kari kugenda neza mbona nta kibazo, nishyura umutekano umudugudu, nzi ibintu byose, ubwo hari ikintu cyiza cyangwa nk'ikiza kikatwimura nahita ngenda. Ariko ubwo ari nk'itegeko ati mwese mu cyaro twamanuka igishoro twaba tugifite, abagifite abatagifite, ubwo nyine ni kwa kundi wumva ngo umuntu asigaye i Kigali. Nkora moto n'amagare hano. Kora moto n'amagare, ntabwo bakunyuzuye se ukigera mu mwuga? Oya, nta bidasanzwe, ni ukwisangirira n'abavandimwe bya bindi nyine, kwinjira mu kugasima bigusaba kugira ngo abusanze nyine musangire mumenyane. Nyine ibyo ngibyo rero nibyo nshaka kumenya, akantu kadasanzwe kakubayeho ukigera ku gasima. Akantu kadasanzwe ni uko nyine iyo ugiye kwinjira mu bantu babanza kugira ngo bagukange, bakubikemo ubwoba, barebe nawe uko uhagaze. Ariko wowe bitewe n'uko nawe ubinjiyemo nta gahunda yo gufunga umutwe ufite, mukumvikana ukababwira ati jyewe nje gutya. Iyo batabyumvise, ubwo nawe ushaka ubundi buryo bwo gukoramo. Byagutwaye amafaranga angahe kugira ngo ufatishe agasima? Ntabwo ari menshi cyane, ntabwo byarenze 10. Aya matoboze we nabarantinya, ngeze arabanza akagira gutyo, arabanza agafunga akamaye akavuga ati uriya mugabo mwitondere, ntabwo kunkora umutubuzi we kuntuburira byenda hari igihe ashobora gutubira guciye muri humye, ariko kuntuburira nawe birabanza bikamuhenda. Wigeze ubikoraho se wowe? Babinkora? Ubikoraho wowe? Ntabwo nabikoze, ariko bageze kubinkora rimwe nabwo, ariko ndabirokoka. Mwese ni igiki gishobora gutuma umutubuza gutinya? Nuko ajya kungeraho kujya kumbwira ibyo bintu bye, agasanga kaneye nyiza imbere. Mwese wowe uteye ubwoba? Oya, umunyabwenge akwiye kwitegereza akareba uruhande ahagazemo, sibyo? Ese ukambwira nkawe uri mu ntoki, nk'ubu ushaka kumbwira ngo urashaka ngo amafaranga, hari ibintu ngo biraha bigenda kugira gutyo. Ese ubundi bakoreshaga ubuhe buryo kugira ngo bambure abantu? Barabashikuzaga cyangwa hari ubundi buryo babigenza? Oya, iyo Nyabugogo uyu munsi niya kera biratandukanye. Nyabugogo ya mbere ku manywa y'ihanga uhagaze gutya, wowe uri umunyamakuru. Nahise nicuza icyo gihe, ndavuga nti ibi ndi guhurira nabyo i Kigali, mbaye ndi mu rugo ntago twahura, ariko ubu ntabwo nyicuza.
ntabwo nyicuza. nk'umuntu uri mu cyaro uyu munsi ari gutekereza nk'uko watekerezaga mbere wifuza kuza i Kigali, wamubwira iki? Okay, inama nagira uriya muntu uri kubyifuza rero, icya mbere yo kugira ngo aze i Kigali natekereze ese i Kigali nje kuhakora iki, i Kigali mpasanze ndi mbere ya byose. Namara kumenya ibyo abona azi i Kigali, nabona ntacyo afite cyo kuhakora, nta n'uwo hasanze, nta n'icyo ashaka kwiga kuhakora wenda ngo afashwe, ibyo binazaba biretse. aya matoboze we nabarantinya ibyo bintu hano Nyabugogo baragucungaga umuntu agahita gushikuza teva, ariko n'ubu ntibabura. Hari utwana turimo kubona tuvukamo hagati turimo kuvuka tukavuga dufite iyo ngeso yo gushikuza, ariko nta nubwo banazi ko iyi leta y'ubumwe iri maso. Ubwo rero kuvuga ko guverinoma y'ubumwe iri maso, ntabwo umujura wa Nyabugogo akiza ngo aze ngo agushikuze uko abonye, ntabwo akibasha kugutinyuka. Agucunga nimugoroba, yagucunga mu rukerera utashye. Gakuryo kambe wegera i Kigali nabanje kwitunga, mpamaze amezi 2 nta n'umuntu umazi. Kwitunga ndi papa ndi mama. Nyine wipapa gukimama gute wakura hagahi? Ngewe nabanje kuza ngeze i Kigali bwa mbere, naje mbi Gikondo hari asejemo. Umuntu araza ahansiga arigenda yigira mu hanze, amaje kubana aho ngaho twabaga, iyo nzu nyigumamo, akaba ari mama twibaniraga, bakanyihera ibyo kurya baho ngo umwana mutoya nk'uyu ntabwo hamwima ibiryo batega nk'umwima ibiryo. Uza kugera Nyabugogo gute sasa? Naje Nyabugogo nzanywe na Nyiramazu yampaye akazi hariya hirya kuri cya cyuma cy'ipironi. Batwikiraga amakara magufwa icyo gihe, batwikiraga amagufwa y'inka ava muri Porovi. Nkaza rero ubwo nkaza nkacuruza ibisheke, nimugoroba nkaherekera he mu Gasyata, niho natahaga icyo gihe. Ariko ikintu kibasha kugaragara neza kitagenda neza ubureba nawe, ni ikibazo cy'ubukene kiriho mu mujyi. Ari inzara nyinshi. Inzara subura shonje. Se kuva bwajyane nakora ku muntu ugiye ko ndi gukenya kano gashikarete. Agashikarete wagayekenya ushonje. Uva kugayekenya burya kwasama kubi no kurira. Urabona inzara iri guterwa n'iki? Inzara iri guterwa iki bitera? Ni ibibazo by'ibihugu byanze bidukenesheje kuri mazutu. Ikibazo cya mazutu. Mazutu iri buri mwanya. Ntimanuka, aho ngo imanuke irazamuka, kandi burya ntabwo erega burya nuko tutabizi ubu buhahirane ibihugu tuba duhana nabyo. Burya ni nabyo uko niba hano mu Rwanda hashobora kuvamo ikawa, muri Uganda hakamanukayo inuza ibigori, bariya muri Kongo hakavayo isukari, hakurya hano bakaduha ikindi. Nta kintu tubona mazutu, ni icyo kibazo. Ubuvugizi mubushyize mwabushyira ku buvugizi bwa mazutu. Naraje ngera Nyabugogo, urumva twe turi mu cyaro, hari ukuntu twabonaga abantu bavuye i Kigali, tukabona n'abasirimu, tukabona basa neza, tukabona bambaye neza, mbese twumva natwe dushaka kuzaba i Kigali. Ibyo ngibyo byatumye umutima wanjye numva ko nanjye ngomba kuba umugabo, nkasa neza, nkajya i Kigali. Byarumvikanaga ko natekerezaga ko ari n'amafaranga. Naraje Kigali ndahagera, ariko naratunguye nkigera i Kigali. Cyagutunguye sasa? Ikintu cyantunguye, naje nshaka amafaranga menshi, nshaka imyenda myiza, nshaka mbese byose nabonanaga abandi, ariko nasanze kubibona bisaba imbaraga nyinshi. Nicyo cyantunguye, nawe nzi ko bizanyorohera. Ukihagera sasa, nakahe gakoryo kakubayeho nk'umuntu uvuye mu ngororero? Agakoryo ni ukumenya ibintu byaho bitandukanye, kuko nari mvuye mu cyaro, bambwiraga nk'ibyombo nkiyumvira ibindi, bambwira nk'amaswaya nkiyumvira ibindi. Utwo tuntu twagiye tunshanga ku buryo numvaga mfite n'ipfunwe mu bandi two kutamenya utwo tuntu tw'i Kigali bitandukanye nuko twe mu cyaro twabivugaga. Ubwo bakubwiraga ibyombo we wumvaga iki?
numvaga nyine icyombo kumbwira ngo jya koza ibyombo nkatekereza nese ibyombo nkagira ngo ni bimwe bavugiraho sinari nzi ibyombo twe twabyitaga amasahani cyangwa amasafuriya ibyo byagiye binsharanjinga. Yego, itike yo kuza i Kigali wayikuye? Etike narayishatse yarangoye ariko narayishatse narayishatse byarangoye ariko narayibonye. Wayibonye ute nyine yavuye? Nakoze uturaka nabumbye amatafari barampemba mitanzi Kigali mu buzima bw'isi. Koko uko wabitekerezaga niko wabisanze? Oya nabivuze mbere byaranguye nasanze bigoye ubuzima bwiza nasanze bisaba ngo ukore uzabushake uzabugereho ntabwo nzi ko mbujemo kugera muri Kigali gusa nzi ko ngeze mu buzima bwiza. Uyu munsi ushobora kwicuza icyatumye uzi Kigali? Oya genda umuzunguzayi imyembe imineke bitewe n'imari wabonye. Byatangiye bite nyine navuye iwacu mu cyaro nje gukora akazi ko mu rugo nyine numvaga ko i Kigali ari ahantu harenze bwa mbere na mbere bambwira ati ngwino tukujyana i Kigali numvaga ari ahantu harenze ariko bwa mbere magera bahise banotora imyenda barayijyanye n'udukweto baratujyana nsigara nambaye ibirenge nza no kubyara nyine rugendo ariko nyuma yaho naje gufura mu buzima birakunda. Ntacyo tubwire byagenze gute kugira ngo wisange muri kano kazi mbere y'uko wenda tugera mu buryo byagenze kugira ngo uze no kubyara? Kugira ngo nisange muri aka kazi se naraje mbimbaho iminsi mike nyine nabonaga n'ubundi aho nk'igihe kingana iki? nabaye mbo amezi 2 nyine naraje mu mabuja aho nari ngiye nomero mba ndazitaye n'imyenda barayibye biba ngombwa ko nadasubira mu rugo. Rero mbonye amezi 2 ashize ngenda nshaka udufaranga ku ruhande gutyo nkodesha inzu nza kuzabyara nyine birarangira. Nyine uravuze ngo wavuye aho wakoraga hanyuma ubwo byarangiye ugiye mu muhanda? Nagiyeyo ngo dusangiza ubuzima bwo mu muhanda ukigerayo bwa mbere. Ubuzima bwo mu muhanda ntago nakwifuriza umuntu utarajyayo kujyayo kunywa tineri kunywa amasigara ukiri uruhinja ibiyobyabwenge byose ubundi usanga izindi marine zinywa zikakubwira ati nutazinywa ntuzagaruke ku gasima kandi ntabwo wakanga kubinywa nawe ufite yo kuryama. Naremeye ndabinywa ariko ubu ngubu ntabwo nkibinywa. Ku munsi wa mbere wawe ukigera ku muhanda byagenze gute? Marine zarankubise nari mfite 3,000 ndabibaha nyine turiyunga tuba inshuti. Okay, hanyuma rero ubwo tujye none ku rugendo rwo kwikura muri marine. Hashize iminsi nyine mbona umuterankunga anyishyurira kudoda ariko nubwo kudoda bitakunze nyine nabaga nitekerereza ibindi narebaga kujya kurara mu nzu bagenzi banjye twagendanaga baraye hanze nabyo bikanjena nabwiye ati rero muze dufatanye dukodesha inzu tubaraye hejuru dukodesha inzu y'ibihumbi 20 bonye bitazavamo rero ndongera ndabakata ndigendera nza gukodesha ukwanjye. Kudoda urabireka? Kudoda ndabireka kuko ntabwo hari kujya kuryama mu nzu wenda marine zaraga nkangaha ngarara nkara hirya kandi ntabwo umuntu mwarasangiye amase n'ibiki byose ngo ujye kuryama mu nzu umusize hanze ngo bigukundire mwarasangiye umwanda. Nanjye rero byaranjenaga mu mutima najya kuryama ngagera ngabacisha mu idirishya bakansanga mu nzu imbere tukaryama rimwe rero baza kuzadufata twese duhita tugenda dutatongera turagenda. Hanyuma uyu munsi ubuzima bumeze bute? Ubuzima bw'i Kigali ni dani. Tubwire uko igishoro cyaje kuboneka. Cyaje kuboneka nyine natashije papa w'umwana umutwe no ni ukuvuga ngo wabyaye ukiri marine? Rero nagize imana mbyahazwa n'umugabo nyine ugize icyo afite pe sinakiyemera aza kuzama ibiceri ndakodesha anyishyurira inzu ubu ngubu nta kintu namushinza amana igishoro ubu ndakora ariko aka kanya ubu ngubu ubuzima bw'i Kigali ni danje uritwerera agataro akagukura ku mutwe abanyerondo nta kintu ubundi mw'i Kigali wakora
kuko nimba reba nk'uyu mubyeyi ukorera agataro ubu ngubu ageze hari imbere agakubita n'abanyerondo bahita bakamwambura yandi yari amaze gucuruza akaba yabahereje yagera imbere n'undi akamwambura ubwo se ntabwo wiga kuri muri Kigali. uba wumva hakorwa iki? Twebwe ikintu dusaba nka perezida wa repubulika nadusabire natwe nk'abazunguzayi natwe tugira ijambo nimba wicaye ahantu wenda uzunguze n'andi uri kuri ku mutwe ariko se uzatera agataro hariya haturuka umunyerondo hariya haturuka uwundi igihe utangiye guhereza umukiriya aba arabiyoye cyangwa arabimenye nese ubwo ni ubutwari none barabona tuzabaho dute nimba umuntu wenda avuze ati ngewe mama Kayisi mvuye mu buraya niba uvuye mu buraya ugiye gufata agataro ngo uzunguze aho ugiye hose abanyerondo barakwirukaho icyo gihe rero ibyo bituma abana benshi na benshi bazunguzaga bararuka bagasubira mu buraya. Twebwe icyo twasaba rero nibaduha umutekano uhagije natwe wenda tugira icyo dukora tuzavuga ati natwe muri Kigali ntabwo tukiri imbobo buri wese afite akazi. Ariko ngo babubakiye isoko. Isoko si isoko ri ese uzajya kwishyura isoko wenda ikibanza ni 30,000 urumva ni 40 ufite umwana urishyura inzu 20,000 urishyura umuriro n'umutekano amazi y'inanga injerekani y'ibigega n'ijana ngaho ibaze ya robine ibyo bintu babona babivamo kandi nubwo wacururiza ku iseta wenda ntabwo ariko buri munsi wajya ukorera ku iseta ntabwo ariko amafaranga yaza ugomba gukorera ku iseta wenda mu kanya ugacishamo ukajya no kuzunguza kugira ngo urebe kubone nayo hanze. Kigali naritinyaga sinzi uburyo nyine tubyanjemo ndavuga ati nta yindi gahunda ni Kigali. Ni igiki cyatuma gutinya Kigali? Nabonaga ubuzima bwawe ari karate. Ntabwo nasubira mu cyaro. Reka. Cyakoze cyo bavuze ati nese nzajya iwacu nzasangayo na mama ngira na data ngira n'abakuru banjye yewe bibera iranga Kigali nzagenda njya mu cyaro nsange yonde mfite umwana ubu ku myaka yanjye 10 mfite nzagenda njya gute nta n'isambu nzabura nawe wenda baranayiri ubu nzagenda njya kubwira muka data ngo misambu reka ubu nzagenda ku myaka yanjye 10 mfite n'umwana ndibazi ko narabyaye genda ngo nje gutora isambu narabyaye ntago byaba ari byo kugira ngo mbateshe umutwe nge nzahiga ku giti cyanjye nge mbyimenyere. Ukora iki kugira ngo uteganyirize umwana wawe kandi mu byako nzunguza nyine umwana wabona azabaho atejo hazabaho ate nge mbonye ubuzima buncanze nagenda se yakemera nagenda nkamutereka ku gipangu cy'umukire mbona utuye uri kumva aho kugira ngo umwana nzajya kwangara none se ubureka nkubaze bungu nzafata umwana wanjye ngiye gutera wenda nabuze nk'amafaranga yo kwishyura inzu ngiye gutera ingange bungu ndafata umwana ngende nerana ingange na hano munsi y'iteme ntabwo byaba ari byo nzagenda ndebe igipangu cy'umukire nzi ngende murambikeho nigendere bakura ariko Kigeli Kigali kari twinshi bro Kigeli Kigali abakobe bamfunyikiye isabune ngo ni telefone mane hano Nyabugogo baramfunyikiye nabi cyane. Ari telefone yawe? Wapi telefone bangurishaga ari yagezweho telefone bita za Darifuru urayizi bitaga bitushe zera telefone bazirira amafaranga nizo buri wese yumvaga nizo zari inzozi za buri muntu. Umukobwa yikwinyereka ndavuga ati yo ndayihaha nicaye mu modoka ambye ati arayinyereka ebane ndayishima turumvikana nyine arayinyingingiye ari kirankurura tu ngize ngo mwishyura arambye ati wapi ni make ya mana arayibika haza kanya ariyongoza ati yazane mama ko myamfunyikiye mu isogisa mfunyikira mu isabune. None se wowe ntiwagize amatsiko yo kongera kureba? Ariko amatsiko hagera gute umuntu yakwigishije zagufashe n'ikindi Kigali muri iyo myaka yabanyacyaro bafata nk'abarezi nyine abyumva umurezi wavuye mu cyaro ni gusa nyine iyo uhuye n'akantu nkako karakwigisha kagusigira isomo ni nako bita ngo kumenya umujyi.
mwabyumvishe rero uko bamwe mu bakorera hano Nyabugogo baturutse mu ntara zigiye zitandukanye bo babyivugira bakavuga yuko ubuzima yego bwaranze ariko ntabwo ashobora kujya gusubira mu cyaro. Hari n'abandi rero bavuga yuko bashobora gusubizwayo nuko wenda urabona nk'ubu ngubu ukuntu umujyi wa Kigali ugenda ugasenya ahantu hagiye hatandukanye bitewe nuko wenda bari kuba ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga, bikaba ngombwa yuko rero abo bantu bahimurwa. Icyo cyonyine nicyo bagaragaza ko gishobora kubakura mu mujyi wa Kigali, ariko hari n'abandi bavuga yuko bitashoboka ko bava mu mujyi wa Kigali. Ku ruhande rw'umujyi wa Kigali wakwibaza ngo babivugaho iki kuri abo bantu baba bavuga ko batasubira iwabo mu cyaro mu gihe ubuzima bwanze hano mu mujyi wa Kigali. Ibintu byitwa gusabiriza ntabwo byemewe. Uyu muzunguzayi uhetse umwana urimo kuzunguza nyine ntabwo yagiye kwiba, ari gushaka. N'uwo uri gusaba ntiyagiye kwiba, ari gusaba, ariko gusabiriza kuzunguza ntabwo byemewe. Abo bantu bakeneye ubufasha mu kinyarwanda turavuga ngo ni wabuze ukugira byagucanze mu rugo gana inzego zibanze. Ni nababandi nkunda kuvuga bakunda kuza bambwira ngo babonye abantu baryamye ku muhanda, ngo hari umubyeyi umaze igihe ngarara munsi y'igiti. Please, igihe cyose byagucanze aho kugira ngo urare ku muhanda jya kurara ku kagari. Bafite inshingano zo kugushakira aho urara iyo byanze. K47